nkubwire nk'imbaraga Imana yakoresheje iguvana muri ubwo buzima budasobanutse aho wari warasobaniye nizo nyinshi, ni nabyo byayigoye kuruta izo yakoresha igusubizayo. Uzi kugaburira umuntu wahombanye ukabona afite amatama n'amataye, biragora. Uzi gusiga umuntu wari warakushutse, uzi guha umuntu umwambaro, umuntu wisigaga amavuta cyangwa imyambaro y'imikuburano, uzi kugira ngo umuzamura agere ku rwego yigurira umwenda mwiza, birahenda. Ariko kumusubiza y'agaceba ntabwo bigoye. Ni ijambo rivuga ngo kutimenyaho ikibi yego bitera gukorera ibyaha mu murimo. Ntabwo birangira gutyo. Imana igutabaye ibikubwiye ngo genda ubwira abantu kugira neza kwanjye, ariko iyo ubikeresheje ukabipfusha ubusa birangira Imana yicujije impamvu yakugabura ibyo kurya by'umugisha. Imana yiricuza impamvu yagukuye ku isahani y'amarira. Imana ikicuza impamvu yaguhaye urugendo rukugendesha amahanga. Imana ikicuza impamvu yakurobanuye mu bandi ikaguha agaciro. Reka nkubwire, ukurikije amateka n'ibyagucugusaga ntabwo ari wowe wakabaye uwo. Ni we wenyine ukura umuntu muri puberi akamuhindura, akamukarabya, akamusiga, akanamwambika. Ndagira ngo nkubwire ngo niwe wenyine wakugiriye imbabazi, niwe wenyine wagukwiye mu ivata abantu bari bagutaye, niwe wenyine wibutse ko ubuzima bwawe bwagira agaciro, niwe wenyine wibutse ko iminsi yo kubaho kwawe yayongera bineza rose. Ariko icyo wituye Imana ni ukuyihemukira no gukorera ibizira mu murimo. Ndetse ngo atangira no gukora ibyaha by'ubusambanyi, kandi abikora ari umuntu w'Imana, abikora yararobanuwe, abikora Imana yaramuvuzeho. Efurayimu Imana iramugaya kugeza naho hirya bavuga ngo igihano cye nuko bazamushyira ingiga y'igiti ku ijosi ngikamuremerera. Yabaye mu masengesho, iyo unyuze mu nzira yo gusenga, iyo nzira yinyuzamwo amahirwe, ntabwo azasezerera intore ze amara amasa, kuko afite ubundi buryo. Ni Imana y'akandi karyo, ni Imana y'izindi nzira. Ariko dore ikibazo gihari, abantu barashaka guhanura barabaye nk'umutsima uhiye uruhande rumwe. Barashaka guhanura banabeshya, barashaka guhanura basambana. Ni nayo mpamvu basize izina ry'Imana igisuzuguriro. Niyo mpamvu Imana iri kugawa mu bapagani, kubera yuko babandi mukorana ibyaha barakuzi kudakijijwe, barakuzi kutakebwe, barakuzi kuri igisambo, barakuzi kutubura. Ni nayo mpamvu izi za social media zimaze kwangirika, n'ijambo ry'ukuri ntawe uryumva, kubera yuko abantu baraje bavuga ibidakwiriye cyangwa se bavuga ko bera ariko bakabihakanisha imirimo bakora. Imana yavuze ngo rero igihe kirahagije, enough is enough. Abantu bitwaje ngo bakore iby'iyobokamana ahubwo bazana iyobyamana. Ni gute uvuga ngo ibintu ukora nibyigisha abantu iyobokamana, ugahera kuwa mbere ukageza ku cyumweru ibintu uvuga nta muntu n'umwe byahembura, ahubwo bishinzwe no kugusha wari uhagaze aho urumva atari iyobyamana? Ikibazo ni gute ibintu ukora nta muntu n'umwe byabwira ngo ihane? Ni gute ibintu ukora niba ari iyobokamana? Iyo Mana ntabwo ari iyera yo mu ijuru, kuko niba ari iyera wari ukwiye kuba umukozi uri anda y'amategeko y'ijuru, ukamenya ko nyuma y'iminsi ya none hazaza urubanza, ukanamenya no gutegura iherezo ryawe. Yego. Efurayimu we, yewe Efurayimu wari umuzabibu mwiza, wari warahawe inzira, wari warahawe urugendo rwiza, wari warahindutse umuzabibu, wari warashyiriweho guhinduka itabaza, wari umurongo mwiza, wari ibendera riyobora abandi, wari insinzi kure, wari icyitegererezo, wari imirimo yabize, wari urugero rwiza, wari uwo kugira abandi inama, wari uwo kuyobora abantu inzira ijya mu ijuru. Ariko ni basimapone evika shanoma pini bini baye anivo, kuko wihinduye ukemera gushyira uruhande rumwe. Iyo uri hano uvuga ibyera, wagera hirya ukabiyobya. Iyo uri kumwe n'abera uvuga iby'abera, wagera mu kigali ukavuga ibindi. Ijuru riravuze ngo siko bizahora. Reka mubwire bene abo ngabo
babaye nk'isesezi bemeye kugurana ibyaha bakabigurana ibidafite umumaro igaburo ry'umunsi umwe rigiye kugutandukanya n'Imana ndagira ngo nkubwire ngo banze mbwire wowe unteze amatwi kwanza ubundi uwo muntu uguhanurira niwe uzanabikora guhanura ni kimwe no gukora ni ikindi rero nkubwire ngo umuhanuzi si ukora hakora Imana vanga Imana reka nkubwire uzakubitwa inkoni z'uko wananiye Imana ukubitwa n'iz'uko wayabeje abandi hari abantu bari bazi ko uri umuzabibu mwiza hari abantu bakwizereragamo none basigaye barataye Imana kubera yuko wagushije kubera iyo mirimo yawe y'urukoza soni ntabwo isoko imwe ishobora kuvamo amazi meza ngo nirangize ivemo n'amazi mabi icyo gitutsi mwashyize ku murimo w'Imana kigiye kubagaruka ku mutwe abantu wahanuriye ngo birabaye bitabaye ngo nukugira ngo bakande kuri Western Union abandi bakande kuri World Limit iyo badakanzeho Imana ntiyagukandira ubundi utaragera kuri icyo kigero cy'iyo myaka ngo ugira ayo manyanga y'ibyo bintu Imana ntiyagutunga gukabaho utaragera kuri urwo rwego ijuru ntiryakubeshagaho yewe ndavugana nawe utariga gusambana Imana ntiyagutungaga ubu uburango tubwira abantu ngo harya ngo abasaba amafaranga abaririya sebo bari mu mahanga bitwaza aho bari bakaba bafite abantu akabati ndajugunya umugabo ndahamagara undi mu gihugu kuko mfite amafaranga azanyitaba ndi mu diaspora ndajugunya umugore ndahamagara undi hariya ye baba we yewe Furayimu we yewe wa mutsimu hiye uruhande rumwe ubundi uruhande uhiyemo nurwo usigayemo gusa rw'iyo Bibiliya utwara niryo zinubesha abantu ngo urarifite ariko Imana yakurakariye igiye kugushyira habona ingiga y'igiti iri bugushyire ku ijosi ntabwo uri buyikire reka nkubwire ntabwo biri burangire gutyo ndaguhakaniye Imana irarakaye Imana irababaye kuko wisunze izina ryayo ugahemuka ukabesha ugasambana uvuga ko ari umukiranutsi akwiye no kubivuga ari mu nzira zo gukiranuka none wowe wabonye ikibuga cyo gukoreramo ibyo ushaka kugira ngo uyobye n'intore reka nkubwire Imana irababaye kubera wowe Imana irababaye kubera izo ngeso Imana irababaye kubera iyo mico Imana irababaye kubera iyo myifatire wari umuzabibu mwiza niwe wari irembo rizima niwe wari wo kuruhura abarushye niwe wari wo gufasha abakene niwe wari wo kungura inama abandi niwe wari wo kuyobora abandi wari itabaza wari umugende wari ukwiye kugira urimba ngo ngumu n'abafite imimba ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje nimwibuke munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba imuhindura umwami uri bene se bose imuha icyubahiro niyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara iyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara. Yes, katubasuhuze tubifuriza kugira amahoro y'Imana abadukurikiye mugiye muri mu mpande enye zigize igihugu cyangwa se kigize iyi si yacu dutuyemo. Uyu munsi rero tubanje kubaha ikaze ku binyamakuru byacu birano bigiye bitandukanye. Imbere yacu muri kubona umutumirwa kozi w'Imana muramuzi si ubwa mbere abenshi mu mubonye. Twihuse reka tumwakire kugira ngo banze yibwira baba bamubonye ari ubwa mbere anadusengera Imana kugira ngo iki kiganiro cyacu cyangwa se ijambo ry'Imana rize kuryohera amatwi yanyu. Imana ibaha umugisha. Karibu pastor. Ndabashimiye nanjye ndanabasuje kandi shuje abadukurikiranye mwese bari mu mpande zitandukanye mbabwire ngo ni muhumure.
Yego. hari kurera kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndakubwira abantu ngo bitewe n'igihe urimo ntukaterwa ubwoba n'ibihe, hari igihe nawe uzacana wake, hari igihe uzacana wake, kandi isi nubwo igufataho ijambo ariko uhumure ntabwo ariyo ndunduro, mu ijuru hari Imana. Ndabasuje rero, reka dusenge kugira ngo abantu mwese muri budukurikirane mugiye kumva ijambo ry'Imana muhembuke ku bwari. Imana ibahe umugisha. Mana yacu nziza, Mana ikomeye, turagushimiye, turaguhimbaje, ugira neza kandi uri umukozi w'umuhanga, uduhaye umugisha wo kubana n'abana bawe. Umuntu wese ugiye gukurikiranira ijambo nahembuke, tumusabiye impemburo ziturutse ahera, umwubake aho yari yarasenyutse, ugarura ubuzima bwe mu murongo, ucyahe igicu cy'umwijima, ufungura amarembo yarafunze. Ndasenze ninginze ubwami bw'Imana ngo buze. Haleluya, haleluya, amina. Ubwami bwawe buze, ubwami. Haleluya, ubwami bwimura ubwami bwa Satani, ubwami bwimura ubwami bw'abarozi, ubwami bwimura imbaraga ya Satani. Ndasenze ngo buze, abera bawe bagubwe neza. Urakoze kuko isi nibuze ari ibyawe. Utegekere buri wese mwami umugisha, umutegekere kubohoka, umutegekere gukira. Duhanuye dusenga kwinginga ngo Kristo umanukire gukora ibidasanzwe, imirimo n'ibitangaza bigaragare mu bana bawe mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Urakoze cyane. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cya Hoseya. Turasoma duhereye mu bice 7, murongo wa 4 kugeza ku murongo w'9. Ijambo ry'Imana ravuze ngo bose ni abasambanyi bameze nk'iziko ricanwemo n'umutetsi areka gucana iyo amaze gucugusa irobe kugeza igihe rimaze gutubuka. 5 ku munsi w'ibirori by'umwami wacu ibikomangoma byatewe kurwara n'inzoga nyinshi banyoye. Umwami nawe arambura ukuboko hamwe n'abakobanyi, biteguje imitima yabo imeze nk'iziko mu gihe bubikiraga. Umutetsi wabo arasinzira agakesha ijoro, bwacya imigambi yabo ikagurumana nk'umuriro. 7 bose bashyushya nk'iziko, barya abacamanza babo, abami babo bose baraguye, nta n'umwe wo muri bo untabaza. 8 Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashyira uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga kandi ntabizi, ndetse yameze imvi z'urutarutaro ntiyabimenya. Imana idufashe. Amen. Imana idufashe. Yesu nashimwe. Amen. Ariko ibintu murabyumvisha? Turabyumva. Haleluya, haleluya. Amen. Aya magambo nagira ngo twongere tuyasome umuntu wese ayumva. Bose ni abasambanyi bameze nk'iziko ricanwemo n'umutetsi. Yego. Areka gucana iyo amaze gucugusa irobe kugeza igihe rimaze gutubuka. Ku munsi w'ibirori by'umwami wacu ibikomangoma byatewe kurwara n'inzoga nyinshi banyoye. Umwami nawe arambura ukuboko hamwe n'abakobanyi, biteguje imitima yabo imeze nk'iziko mu gihe bubikiraga. Umutetsi wabo arasinzira agakesha ijoro, bwacya imigambi yabo ikagurumana nk'umuriro. Bose bashyushya nk'iziko, barya abacamanza babo, abami babo bose baraguye, nta n'umwe wo muri bo untabaza. Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Efurayimu
ni nk'umutsima udahinduwe ugashyira uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga kandi ntabizi, ndetse yameze imvi z'urutarutaro ntiyabimenya. Kutimenya bitera umuntu gukorera ibyaha mu murimo w'Imana ukawica unkana. Turaganira iri jambo tubanje kureba Efurayimu n'indi. Yari yarahawe misiyo yihe? Yari yarahawe misiyo yo gutema ishyamba kandi agahindura igihugu. Ariko ngo uko atema aza kugera ahantu ahingukira mu mudugudu w'abanyamahanga. Arangije yivanga nabo, asangira nabo ibyo barya n'ibyo banywa. Agisangira nabo, aho ni iki nshatse kuvuga? Ntabwo nshaka kuza gutinda cyane kuri ibi bintu, ahubwo nashaka kubwira umuntu wese wibwira ko ibintu akorera mu murimo bishobora kuba ntacyo bitwaye, ajye yibuka ijambo rivuga ngo ntacyo bitwaye igeraho ikagitwara. Burya ibintu byose wakora naho nonaha ntacyo byatwaye, ariko ku iherezo bigeraho bikagitwara. Uko ni ukuri. Kubera iki? Turi ku ngoma ya Mesiya, turi mu gihe cy'imbabazi z'Imana, aho umuntu akora icyaha ntigihite kimugaruka uwo mwanya. Abantu rero barashaka kugira ngo hari n'igihe bavuga ariko se ubundi ngo igihe bavugiye ngo nguriya ngo azamera gutya ngo ko ntacyo yabaye. Hoya, ntabwo ari igihe nk'igihe cy'abatambyi. Mu gihe cy'abatambyi n'abami, iyo umuntu yakoraga ikosa yahitaga ahanirwa aho ngaho. Muzabibona, turabibona mu gihe Akani yafataga ku byashinganywe, bamuteye amabuye n'abandi, aho Yosuwa yamubwiye ngo ubwo watuguye nabi nawe Imana igiye kukugwa nabi, bagahita bamutera amabuye. N'abandi bagiye bakora ibyaha bagahita bafatirwa aho ngaho mu cyuho. Ariko mwimukeho gatoya, icyo gihe cyaje kurangira kuko Sawuli yakoze ibyaha, ariko amara imyaka 38 ari ku ngoma. Imana iri mu ijuru imureba ntiyagira ikimutwara. Mbibutse ko na Yerobowamu yarahemutse yimura Imana ashyiraho ibigirwamana, ngo afata ibinyana 2 akura abantu ku Mana nyamana. Arangije aravuga ngo nimujye musenga izi Mana nizo zabakuye muri Egiputa. Imana irababara iravuga ngo yewe Yerobowamu, urambabaje ni wowe, ninjye wagukuye mu mirimo y'uburetwa n'ubuja, nguhindura umwana, nguhindura umugaragu w'umumaro mu bwami bwanjye, nguhindura umwami mu bantu, ngukura ku isahani y'abagaragu ngushyira ku isahani y'ubwami. Ndashimira Imana ihindura bene ayo mateka. Ariko Nosti Shabinima ntabwo ari we wakabaye uwo. Ibyo uvuga n'ibyo ukora. Muririmbyi yaravuze ngo nditanze ndanamara amaje, aho yagize ngo yambwiye ko ndumunyabyaha ndihana ndize rarayiza ibyo ndirimba nibyo mvuga Shimumukizu budasiba. Haleluya. Ubundi ukurikije amahoro ubona kuyakura ku musaraba, ukurikije inzobe Imana yasibye kubera ijuru gusa, ukurikije ibico Imana yakurengeje, ukurikije uburyo Imana yagiye kugaburira ikaguhanaguraho umwanda. Mbibutse ko hari umuririmbyi yavuze ngo arantangaza, Yesu arantangaza kuko wabonye idahaniraho. Pore ndagira ngo yakuvugira ijambo. Yego. Ubundi inzira umwami yanyuzemo yima ni nayo anyuzamo amahirwe menshi kuba mugana. Mvuze iki? Kristo inzira yanyuzemo rukumbi ni iyo gusenga.
iyo dusomye Bibiliya iratubwira ngo iminsi yose yirirwaga avuga ubutumwa, ariko bwakwira akajya ku musozi ngo kugira ngo abantu ejo babashe kumwumva. Ibyo bivuze iki? Biravuze ngo niwemerera Kristo ukareka guta inzira y'ukuri ukagendana nawe, inzira yanyuzemo kuko yabanje kugeragezwa abasha no gutabara abageragezwa bose, kuko yabanje kubabazwa abasha no gutabara abari mu kababaro. None kuko Neberasima nawe enough is enough. Turimo turajyana yego gute uburi umuntu w'Imana. Ariko reka mbabaze, isoko nziza yavamwe amazi meza ikavamo n'amazi mabi? Ntabwo bishoboka. Isoko, izi mbuga nkoranyambaga zimaze kwangirika, n'ijambo ry'ukuri ntawe urireba. Kubera iki? Abantu bakunze indamu, abantu bakunze ibyina babisimbuza iby'ijuru, aho abantu bakora prank ngo nukugira ngo babone ababareba, agahimba ikinyoma, umuntu yakireba akavuga ati yo ayiwe arebye ubona byinjiza sinzongera kumureba. Niba wemera yuko, kandi reka nkubwire ntabwo Imana ikora kubera ko baguhanuriye. No. Uraza gusanga hari n'ibyo yakoze batarabivuzeho. Ibyo biravuze ngo bahanuye batanahanuye Imana yakora. Niki kigutandukanyije n'Imana kugeza ku rwego witeranya n'Imana? Naho batavuga Imana yakora, naho batahanura Imana yaguha, kuko yaravuze ngo nzahuba ko ariho n'intebe ya Satani. Bivuze ngo iki? Biravuze ngo Imana izaguha umugisha kuko nizahuva nizinahuja. Iminsi yo kubaho kwawe Imana ifite mu kiganza, izibyo ivuga kukugirira ejo hazaza habe heza cyane. Yandemeye umunsi wo kuvuka, ayiwe shiraho n'umunsi wo gupfa. Yandemeye igihe cyo kubiba, ishiraho igihe cy'isarura. Iyo ubuzima bukunaniye, inshuti zose zigushizeho, umurima nikura ku cyavu ikicazanya n'abakomeye. Iminsi yo kubaho kwawe Imana ifite mu kiganza, isibyo ibwira kukugirira ejo hazaza habe heza cyane. Gabanya gushyira uruhande rumwe, gabanya kwiyobora, gabanya kugendera mu kiganza. Reka nkubwire, Imana idazobe katofa irashaka ngo ibyo bintu ubicangure, umenye kubivangura, umenye kubirobanura, umenye mbese chanoringa ibyo bintu bivangure. Imana irashaka ngo ubivangure. Hagarikiraho ngaho gukorera ibizira mu murimo w'Imana, hagarikiraho ngaho kugendera mu nzira zitari iz'ijuru, hagarikiraho ngaho kugenda wiyoboye ukubyumva. Anebinezalo reko senema priye shabize nofa senema. Imana irashaka ko niba wera nyine wezwe, niba uri umucyo ubumucyo, niba uri mwijima kandi nabyo ubimenye. Ariko wikonfuzinga abantu, wiheza abantu murungabangabo, wituma abantu bakwibazaho, wituma abantu ntabwo bishoboka. Kandi isoko duvomaho ni Kristo. Iyo ndagira ngo matangarize ko ari nzima, ahubwo ikibazo cyabaye ni yatiyo irimo ibyondo. Irimo ibyondo yanyuramo amazi, abagiye kuvoma hariya hepfo bagasanga amazi aratobamye, barangiza bakavuma isoko ngo mbega isoko ngo irimo amazi mabi. Reka nkubwire, icyo gitutsi mwashize ku murimo w'Imana, Imana igiye kukibagarura ku mutwe. Uje degusa Yesu uzuye mw'imbaraga z'agakiza kawe mwami, kabone kunembamo. Wari ukwiye kumugende ugendera 33 mu gakiza, nawe mugushimisha.
uhinduke umugeni, usubire ku isoko, wongere wifuze kumurika. Niba Yesu Kristo ari we databuja, yarakoraga umurimo yasenze, wowe uzawukora utasenze, urumva bizaguhira? Urusha imbaraga Yesu wowe, urusha imbaraga databuja, ukaza guhangana ngo nuko wahuye n'abakuvuga. Nta mugaragu utashebuja. Niba databuja baramwisebeze buri bakamwita umukuru w'abadayimoni, niki gitumye urwana iyo ntambara ukabishyira mu mubiri? Abakuvuze baramaze, na Yesu baramuvuze, cyaziga babivuze atari byo. Ikibabaje nuko babivuga bavuga ari ukuri, ibyo bavuga ari byo nawe ubikora. Nta n'ingingo nimwe kurengera ufite rero. Nayo icyo wishingikirije kigiye guhirima, icyo gihuru wegamiye kizashya, iyo nzira wagiyemo izagupfana ubusa, uzagaruka nta na kimwe ufite, uzikorera amaboko, uzabura ingata ubure n'ibyo wikoreye. Mana yambwiye ngo garukiraho. Kutimenya bishuka umuntu bikamutera gukorera ibyaha mu murimo, agakora ibizira, akihenda, akishuka. Mwanditse navuze ngo bavuga ko bazima, ariko imirimo bakora niyo ibihakana. Koko Imana ikugaburira, Imana igutunga, Imana iguhindurira ubuzima, Imana iguha izina, Imana ikumenyekanishe, Imana ikwicizanye n'abantu bakomeye, nurangiza uyiture kuyihemukira no kuyigirira nabi. Reka nkubwire, ukurikije aho Imana yagukuye, ntabwo ari we wakabaye uko, ntabwo ari we wakagenza uko, ntabwo ari we wakitwaye uko, ntabwo ari we wakabaye muri icyo kigare. Reka nkubwire nshuti yanjye, abantu bazagusiga, abantu bazakureka, abantu bazakuvaho, abantu bazakurekura. Amaboko y'Imana niyo yonyine atarekura. Imana niyiheka, ikamenya no gusimbiza, igashyiraho n'agashura no mu bihe bikomeye, no mu bihe bikomeye. Imana ikakubera kandi karyo. Imana ishimwe kwiri mu kazi. Nta nubwo ninda nshaka gusengana nawe. Ndakugira inama yo guhindura uburyo, ndakugira inama yo guhindura imyitwarire, ndakugira inama yo guhindura seve. Abantu ntibongere gutuka izina ry'Imana kubera wowe aho wari waragiye hose uyembayemba. Kosora amahirwe ufite, uracyahumeka. Iyi mbuzi umaze kuyumva, ibyo utari buhindure igihe kizagera Imana ibihindure, kubera yuko nubwo urwana uhirika, icyo ni igihe. Imana niyo mugenga w'ibihe, nitabyigizaho ntawe uzabyigizayo. Imbaraga z'abakubeshya ngo baragusenge, nta muntu n'umwe wagukiza amaboko y'Imana. Imana yagusumiye, kuko Imana iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Ntuzabone hari abayibeshyera ngo iravuze itavuze ngo wibwire ngo ntizi kuvuga. Ntuzabone hari abayibeshyera ngo irakoze idakoze ngo wibwire ngo ntizi gukora. Yaravuze ngo ndakora nkanabigaragaza. Ubwo muzi kuvuga nanjye ndabizi kuvuga, ibyo muzi nanjye ndabizi. Imana irabizi, Imana irabizi. Reka nkubwire ngo nge nawe tujye ku musozo. Efurayimu yivanze n'amahanga, byamuteye kumera imvi z'urutaruta. Efurayimu yivanze n'ayandi moko, ni nk'umutsima udahinduwe ugashyira uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi, ndetse yameze n'imvi z'urutaruta. Abanyamahanga bakumazemo imbaraga, itsinda ugendana naryo ryarakurangije. Aba wisunze nibo bakugejeje aho ngaho. Ntabwo kera ari uko wari umeze. Kera wari uzi kugisha inama Imana, kera wari uzi kuyoboza Imana inzira, kera wari uzi guhendahenda. Kera iyo wahuraga n'umuntu waramuruhuraga, inama zawe zabaga ari inyamibwa. Uwakugeragaho yabaga zikahuye n'umuntu w'Imana. Wahindutse ryari? Satani yakuvunjiye kuwa kangahe? Ninde wakubwiye ngo utakaza ibyiringiro? Ninde wagugiriye inama yo kwegamira ibidafite umumaro ukava mu biganza by'Imana? Ninde wakubwiye kwisunga abatari abantu b'Imana? Abanyamahanga disi bakumazemo imbaraga, kubera yuko baranakubwiye ngo barakubeshya, kubera ko ibyo bakora babikoze bakabona ntacyo babaye. Naze nawe warangiza ukavuga ngo nanjye reka mbikore. Warabisunze, ariko nayo nkubwire ngo ntabwo ari ibyo Imana yaguhamagariye. Imana yaguhamagariye kwera no kwezwa. Ntabwo izaguhembera yuko wayinaniye, izaguhembera yuko wakoze neza buri munsi udacogora. Tugiye kwinginga Imana. Ntago nshaka gutinda, ntago nshaka gutinda.
ntabwo shaka gutinda nari ngufitiye message kubwira ngo garukira aho ngaho cangura ibyo wacanze vangura ibyo wavanze robanura ibintu hindura amateka hindura uburyo ibyo bintu wagiyemo ntabwo bizakugwa amahoro ariko ubw'Imana ikiri ku ntebe y'imbabazi ubwo ugifite amahirwe yo kumvira ijwi uracyafite n'amahirwe yo kubohoka uracyafite n'amahirwe yo kubonana n'Imana uracyafite n'amahirwe yo gutabarwa uracyafite n'amahirwe yo kuruhuka uracyafite n'amahirwe yo kubakwa reka nkubwire abantu bisunze ibintu begamira inzira itaboneye ariko Imana iri kumbwira ngo garukiraho amazi si yayandi ibikomeye bihari nuko mwahuye n'abababwira ngo bigenze bityo rimwe na rimwe bakanababwira ngo none se ngo kuki ngo muvuga ngo uriya ngo sumuhanuzi w'ukuri ngo kandi yarahanuye bigasohora mbese nuko wibwiye Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto reka nzababaza ngaho kora iyo mibare Satani ko yavuye mu ijuru yigeze ava Imana arazamburwa Imana ze ntiyazimanuka nyina Imana yamwambuye ubwiza bw'ijuru no gukora nk'umumarayika w'umucyo ariko ntigeze yamburwa Imana n'abandi rero Imana yakubwiye ngo bagenzurire ku mbuto ntabwo yigeze kubwira ngo bagenzurire ku mpano bazaguhanurira ariko bafite n'ikibazo ikizakubwira ko ari abagenzi nuko bazera imbuto ziranga abagenzi bajya mu ijuru wowe wenyine niwo ukwiye kuba maso ukamenya iyuva n'iyujya naho ubundi ibyo wegamiye bigiye gukurwaho usigare wibaza ngo mbundi ndajya he reka nkubwire uzagaruka Imana iguseka igukina ku mubyimba ushatse wagarukiraho iyo nzira yawe nimbi Imana idutabare amen reka dusengane twinginga Imana ubohoke kubera ko ikigare kirica ariko Imana ikugire neza uve mu nzira zijyana muri Egiputa inzira z'urungabangabo inzira zidafite umumaro kwisunga ibidafite umumaro kugendera mu kigare birica nta n'ibindi mvuga dusengere nta bindi mvuga Mwami Yesu sengeye imitima yose yumvishira ijambo ihindurwe naryo buri wese arekura icyo yari yaragundiriye kitera inzira zidafite umumaro azivemo atandukane n'ibimwangiza n'ibimwanduza mwuka w'Imana amuyobore guhera uyu munsi ibyari byaramuvanze n'ibyo yivanze nabyo atandukane nabyo amarembo ye y'umugisha abone kugururwa mwuka w'Imana yongera akorere muri we ndabingingiye basaba imbabazi aho bacumuye aho bavanze aho bayembayembye aho bakoze ibidakwiriye icyubaro n'ikibi cyawe kuko ukijije ukabohora mu izina rya Yesu amen Imana iguhe umugisha murakoze cyane Imana ibarebe neza